Hello, ikaze kuri Madrine Mando YouTube channel. Nongeye kubishimira. Mwami Imana nashimwe. Nje muri iyi video rero kugira ngo nsubize ibibazo bimwe mwagiye mumbaza. Abamwe banyandikiye email, abakomentinze bakabaza kuri video zimwe. Ibyo nashoboye kubona nibyo ngiye gusubiza. Ngerageza kugira ngo nsubize buri muntu wese uko mbishoboye, ariko ntago byoroshye. Nagize ngo rero nkore video yenda nundi waba yashakaga kuzabaza icyo kintu abe yasubirizwa mu hano, ariko ndashaka ngire mbanze mbabwire ngo iyo umutima ushaka guhinduka, iyo umutima ushaka kunezeza Imana, Mwuka Wera biramworohera kugusobanurira no kugusanga. Ariko iyo ugishakisha impamvu ukurayo utuntu na turiya ntago byoroha. So umutima ushaka niwo mutima umeneka vuba, niwo mutima Imana isanga vuba. So Umwuka Wera rero hari ukuntu atabwira buri muntu wese ngo iki akabwira ababwira abagomba kubwira n'abandi, ariko iyo umubajije arakubwira. Rero nagira ngo dusome ijambo riri mu Befeso ibice 5 umurongo wa 10 rivuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo Umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Umurongo wa 17 uravuga ngo nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo Umwami wacu ashaka. Ntitukaba abapfu, tumenye icyo Umwami ashaka. Intego ni ukunezeza Imana, ntabwo ari ukunezeza abantu. Nta muntu wigeze anezeza abantu babiri. Nuhitamo kunezeza Imana uziyibagirwa, wibagirwa umubiri wawe ibyo ushaka, wibagirwe ibyo abandi babona nk'ibyiza, umutima wawe ushyire kunezeza Imana. Nuhitamo kunezeza wowe n'abakwitoroye, Imana uzaba utarimo kuyinezeza. Ni ukuvuga ngo rero ni inzira ebyiri ugomba guhitamo imwe, nta kundi byagenda nuko nguko, ariko icy'ingenzi ni iherezo ryiza. Ndashaka rero ngo nihuse nsubize ibibazo mwagiye mumbaza, hanyuma icyo ndi bugire icyanyuma ni gutanga ibyanditswe ku mapantaro, ku maherena n'ibindi byose, kubera ko ari ingenzi. Hari uwabimbajije ariko ntago nabishyira muri comment section, nagize ngo mbishyireho hano, nundi wese ubikeneye tujye dukora reference kuri iyi video. Hari uwambajije niba mpora nteze igitambaro. Ntago ariko bimeze, nkitega iyo ngiye muri presence y'Imana. Okay, muri presence y'Imana ubundi duhoramo, ariko iyo ntarimo kuvuga ibintu bifate ku Mana, iyo ntarimo gusenga, iyo ntari mu rusengero cyangwa mu nguni yanjye wenda nsengeramo, ndi mu kazi kanjye gasanzwe, igitambaro ntago mba nyambaye. Ariko kuko maze kubimenyera, hari igihe mba nyambaye biterwa nuko naramutse, hari igihe maze kukimenyera cyane akenshi mba nyambaye. Hari uwavuze ati se uwareka kuboha umusatsi wanjye nkoresheje imisatsi artificial, imisatsi itari naturelle, bya bindi bagurisha plante biki, atariko nkagumana umusatsi wanjye ariko nkashyiramo amavuta nkawurambura. Kurambura umusatsi ni icyaha nshuti y'umusaraba. Niba Imana itarawuremye urambuye, wiburambura, kuko icyo kizagucira urubanza, kuko ntago ari uwawe ntago urambuye. Hari uwavuze ati gukoresha poudre ni icyaha, powder. Nge nakubwira ngo mu by'ukuri ndumva nacyo ari nk'igisa nacyo. Bibiliya itubwira ibyaha n'ibisa nabyo. Niba wisiga poudre ukabona iguhaye uruhu rutandukanye n'urwo wari ufite mbere y'uko yisiga, icyo nacyo ni nk'igisa nacyo. Nabyo numva bidakwiriye imbere y'Imana. Ariko niba ufite impamvu y'uburwayi barayikwandikiye nk'umuti, uwo ni umuti ushobora kuwisiga. Ndavuga nkanjye, ariko ntabwo ibyo ngibyo Mwuka Wera ari bubimbwiye. Ariko numva ko twakwirinda ibisa nabyo. Ntacyo bitwaye ugumye nkawe, ntacyo bitwaye ukarabye mu maso hawe ukahasiga amavuta atari butume ubira ibyuya cyangwa sinzi ukuntu nabivuga. Ntacyo bitwaye kwisiga tutiyongeye ibyo byose twumva ko tugomba, ntacyo bitwaye
Imana idukundira uko nguko ko tumeze, kubaho nk'uko Imana yakuremye, ukiyakira, ukakaraba, ukagira isuku, uruhu rwawe n'urwawe. Niba ari nta burwayi buriho ngo uri treating ubwo burwayi, nta mpamvu ya byinshi. Hari uwavuze ati se Imana ivuga iki kuri cosmetics, amavuta dukoresha, ayo twisiga ku mubiri, ayo dusiga mu musatsi? Imana ntabwo itubuza kwisiga amavuta ku ruhu. Imana itubuza kwisiga amavuta ahindura uruhu rwacu rugasa ukundi. Niba wari igikara ukisiga amavuta akaguhindura ukaba umutuku, ukaba inzobe, icyo ni icyaha. Ariko ni wisiga vaseline umaze gukaraba ugasiga vaseline ngo uruhu rureke kumarubu, icyo ntabwo ari icyaha. Ahubwo icyo Imana itubwira ni ugusengera buri kintu cyose tugiye gukoresha, kuko ibintu byinshi, percentage nyinshi, ibintu byinshi bikorerwa ikuzimu, bikorerwa mu bwami bw'umwijima, biba bifite abadayimoni baratakiti kuri byo, bakaza iyo tubikoresheje tutabisengeye mu isi y'umwuka, biba bifite indi shusho. Wowe ushobora kukireba nk'amavuta ariko cyo kikaba kiri nk'uburozi. So wakisiga ukagira uburwayi runaka buje muri uwo mudayimoni, akakubamo, akakurwaza indwara runaka. Iyo myanda yose rero bakayidusigamo, tugahora turwaye indwara zidasobanutse. Niyo mpamvu tugomba kubisengera, tukabitwikiriza amaraso ya Yesu Kristo. Uwo nyine yaranavuze ati hari abantu bari muri Togo bafite umuyobozi wabo runaka batisiga amavuta asanzwe, bakora yabo. Iryo tsinda sindizi, ariko je numva no gukora amavuta yabo ntacyo bitwaye, babishoboye bipfa kuba bidahindura imibiri yabo nta kibazo, kuko nyine urumva ibi tugura mu isoko ibyinshi biba biri contaminated. Ariko sengera buri kintu cyose. N'ibiryo turya, abadayimoni bakora uburozi, poison, bakayisuka ku biryo turya, tugura mu isoko, imbuto, buri kintu cyose, hakagira uburwayi bizana mu mibiri yacu umwanya wo kutubera umugisha. Sengera buri kintu cyose, imyambaro, ibiryo, buri kintu cyose, amavuta, buri kintu cyose uguze, gitwikiriza amaraso ya Yesu Kristo mbere yuko ugikoresha. Hari uwavuze ati ese gushyira kanta mu musatsi ni icyaha? Yego, ni icyaha. Abantu basiga kanta mu mutwe kugira ngo umusatsi wirabure cyane, nubwo wabure kuri naturel ariko ukawushyiramo kanta, ni icyaha, ntacyo bimaze, kuko nubundi urabeshya. Umusatsi wawe ntago ari igikara uko nguko. Ibyo byose ni ibintu Satani yacuze kugira ngo arakaze Imana. Wishyira tentire mu mutwe wawe, ni icyaha. Umusatsi nuwugira brown cyangwa ukawugira mauve cyangwa ukawuha ibara ryose ushaka, ni icyaha imbere y'Imana, kizagucira urubanza. Wiwugira umukara, wiwugira umutuku, wiwugira, reka ube nkuko umeze. Hari uwavuze ati gushyira amavuta mu mutwe atuma umusatsi wirabura. Keretse aba ari amavuta, kuko bajya bavuga ko hari amavuta agira baba barakoreye specifically y'umusatsi afitemo nakwita intungamusatsi ko ntabwo ari intungamubiri, afitemo intungamubiri se cyangwa intungamusatsi zigomba gukuza umusatsi ukamera mbese ufite ubuzima bwiza. Abaye ari ayo mavuta wasiga ku ruhu, uruhu rukamererwa neza, ntiruvuvuke, umusatsi ukamera neza, je numva nta kibazo. Ariko ibi wirabuza ukabisigamo umusatsi ugahita wirabura cyangwa ukabuka biyindi sura, icyo ni icyaha. Hari uwavuze ati se umwana wawe w'umukobwa umwambaza amapantaro? Inaha aho nagereyeyo byaragoranye, nubwo akiri muto, kubera yuko hari ubukonje kenshi. Amapantaro yambara akora, nzi mwambikira imbere y'amakanzu, yambara amakanzu agera mu ntege umwana muto myaka 5 akambariramo kora kubera ubukonje. Naho atangiriye kwiga bavuze ko ari ngombwa ko, kubera ko bicara ku matapi bagakurosinga amaguru, ngombwa ko bambariramo utuntu imbere atari tugufiya cyane nk'udusanzwe. Bituma rero ntangira kumwambika kora, azambarira imbere y'ikanzu, ariko nkamutoza ko umubiri utagomba kugaragara. Iyo ikanzu imaze kugenda izamuka ikaba ngufi, cyangwa hari uyiguze ikaza iri ngufi, ayo ntashobora kuyambara yonyine itarimo kora. No mu rugo yarabitoye, buri kintu cyose acyambariramo kora.
yaba ikabutura yaba ikanzu ngufi yaba nikwiriye usanga yambariyemo kora. Iyo hadashyushye nako iyo hadakonje ari gihe mubwira niyo kanzu nta kibazo iragera mu ntege yambarira aho ngaho, ariko nawe amaze kubimenyera. So atari iyo mpamvu yindi rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwambara kora gusa ngo n'agashati, we arazambara ariko azamarira imbere y'amakanzu, kuko mubwira ko abakobwa bambara amakanzu. Ikindi ko abakobwa batagomba kugaragaza umubiri wabo ahantu runaka, yambara akantu gafite utuboko apana gaciriye. Iyo yambaye akafite utuboko yagomba gushyiramo nk'agashati gafite utuboko. Mbese nuko hamwe na Mwuka Wera ndumva byose bizatungana. Ashobora gukura kubera ibyo abona nabandi agahinduka, ariko jewe nshinzwe kumushyiramo ibyo nzi ko ari ukuri mu gihe akiri mu maboko yanjye, hamwe no kubisengera kugira ngo Mwuka w'Imana akomeze kunyoboza. So nubwo buryo rero muyoboramo, mbwira ko umukobwa atunga umusatsi, umukobwa agomba kugira umusatsi we, umukobwa atagomba kwambara amaherena, ntago binezeza Yesu. Namwe murumva ku myaka 5 ntibyinshi abadasobanukirwa, ariko icyo umwigishije aragifata. Azi ko muri iyi nzu tutambara amaherena, azi ko muri iyi nzu tudasiga iminwa, azi ko muri iyi nzu tutasiga ibintu ku maso. Abagenda baza se kubera iki ko nabibonanye runaka, nkamubwira twebwe Yesu wacu ntago agira ate, ntago abikunda. Hanyuma rero ikibazo cya nyuma umuntu wavuze ati watubwira iki ku mapantaro, na waduha ibyanditswe muri Bibiliya ati ko abantu imyamba kwambara bigitangira abantu bambaraga amakanzu. Reka nguhereze ibyanditswe. Ikintu nakubwira, abantu bashobora bambaraga amakanzu ni ukuri, ariko tugiye dushakisha impamvu imvune imvana ya buri kintu cyose, icyo gihe twaba twirengagije Bibiliya. Icy'ingenzi ni ugukora iby'ijambo ry'Imana icyo bisaba. Mwuka Wera iyo atarakuzamo ngo umutima wawe utsindwe, burya ntushobora no guhinduka. Nge rero numva ufite umutima uri wiringa ushaka guhinduka, icarana na Mwuka Wera azagusobanurira ku buryo buhagije, kubera yuko iyo dushatse inzitwazo ntabwo twigera tugera ku cyo tugamije. So Mwuka w'Imana rero akubwira ibyo ukeneye byose, ibimunezeza iyo umushatse. Reka mvuge kuri ibi byanditswe kugira ngo uwabinsabye abimenye n'abandi waba bikeneye wese. Imvo n'imvano burya yo y'amaherena tujya twitwaza ni muri Bibiliya mu Kuva, igitabo cyo Kuva ibice 3 umurongo wa 21 kugeza 22. Imana yabwiye Mose ngo abwire Abisirayeli abagore bajye mu baturanyi babo babakureho babake amaherena, zahabu n'ifeza, babibambure babijyane babishyire ku bana babo babijyane. Nuhasoma uzasanga havuga ngo yari mu buryo bwo kubanyaga. Uzi ko iyo igihugu kirwanye n'ikindi kigatsinda intambara, igikurikiraho ni iki? Ni ukujyana ibintu biri aho ko abantu baba barirukanse baragiye. Umuntu yatsinze urugamba akora iki? Bijyana ibyiza byari bisigaye biri aho ngaho. Mbese kwemeza umuntu ko twarwanye ndagutsinda mu buryo bwo kugusuzugura, reka njyane n'ibyo wari ufite, bwari mu buryo bwo kubanyaga. Ntabwo bwari ukuvuga ngo Imana irababwiye ngo nimugende mu byambare kubera yuko ari byiza. Bwari ubutunzi bw'abanyegiputa. Egiputa isobanura icyaha mu buryo bw'umwuka. So bari bazanye ibintu bitejejwe, ariko Imana yababwiye kubibanyaga kubera yuko Imana yarimo kugaragaza icyubahiro cyayo, kubera ko itsindishirije Abisirayeli. So mu gitabo nicyo kimwe cyo Kuva ibice 32 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 havuga ko Mose yatinze ku musozi. Aroni Abisirayeli baramuzonga, bisoza avuze ati muzana ayo maherena, ibyo bintu byose nimubizane. Iyo zahabu iyo feza nimubizane byose, arabivanga arabimerutinga, agira gutabakoreramo ikimasa, abakoreramo ikigirwamana barakiramya. Uwo munsi nibwo Imana yavumye ibyo bintu. Kubera iki? Bakozemo ikigirwamana bagisimbuza Imana ya Isirayeli. Igitabo cyo Kuva nanone ibice 33 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 havuga uburyo Imana yabwiye Mose, iramubwira iti ntago nagendana namwe, sinagenda hagati muri mwe, kuko ngenze namwe umunota umwe nabarimbura mwese nabamara, kuko muri ubwoko butagonda ijosi. Aramubwira ati noneho kubera ibyo byo mwakoze, bwira abana b'Isirayeli
biyambura ibyo bintu byose by'imirimbo bambaye, babwire babikuremo kugira ngo nshyire umutwe ku gihe menye icyo nabakorera. Niba Imana yarababwiye kugira ngo bakuremo ibyo bintu ibone kumenya uko ibagenza, ni gute Imana yaba yeza icyo yangaga mbere? Ni ukuvuga ngo Imana n'ubu iracyabyanga. So iryo jambo icyo cyanditswe rero kuva 33:4-6 cyangwa no gukomeza, haravuga ko abana b'Isirayeli barabyiyambuye. Guhera icyo gihe bari ku musozi wa Horebu barahavuye ngo abana b'Isirayeli ntibigeze bongera kwambara amaherena. Ikindi ahandi ni muri Yesaya 3:16-24, Ezekiyeli 7:19-21, Timoteyo wa mbere 2:9-10, naho urahasanga bavuga ku misatsi, amaherena, imyambarire. Ahandi ni Petero wa mbere 3:3 umurongo wa 3-6. Hariho n'ahandi kuva 21 umurongo wa 5-6 havugaho gupfumura amatwi byavuye. Bapfumuraga abaja n'abajakazi, abo babaga baguze kugira ngo babakorere. Iyo yavugaga ati jewe nkunze umuntu nkorera, ndamukunze, ntabwo ushaka kugenda, ndashaka kuzamukorera iteka, bamujyanaga hanze ku rugi bagashyira gutwi, niba ari ukw'iburyo bakagushyira ku rugi, bagapfumuza uruhindu rugahinguranya ugutwi rugafata mu rugi. Cyari ikimenyetso cyo kuvuga ngo nzagukorera iteka ryose, mbaye umugaragu wawe iteka ryose. Niho gupfumura amatwi byavuye. Naho ubundi muzi ko tuvuka amatwi yacu adapfumuye, ari nta hantu hose ku mubiri hari hapfumuye. Ibintu byose twikora tubikora nyuma. Hanyuma rero ku myambarire, ku mapantaro, ni icyanditswe kimwe kirimo ariko gisobanuye byose. Ijambo ry'Imana riravuga mu Gutegeka kwa 2:22 ku murongo wa 4, haravuga ngo umugabo ntakambare nk'umugore, umugore ntakambare nk'umugabo, bagabo ntimukambarane n'abagore, bagore ntimukambarane n'abagabo. Kwambarana bisobanuye kwambara imyenda iteye kimwe. Ngo kuko ibyo Imana ibyanga urunuka. Urunuka ni ijambo rikomeye cyane. Ahandi nako kumenya ko Imana yanga kwambara nabi. Mu gitabo cyo kuva 28:42-43 herekana uburyo Imana yabwiye Mose ngo akorere Aroni n'abahungu be, abakorera amakabutura yo kwambarira imbere y'amakanzu. Ngo kuko niba ajya gutamba, niba bazamuka hariya ku ruhimbi, ngo ubwambure bwabo butagaragara, Imana ikahabatsinda. Urumva ikanzu ndende, ikanzu ni ndende, ariko akavuga ngo bakorera amakabutura bajye bayambarira imbere, here mu nda agere hejuru y'intege ku mubibero, kugira ngo nibatambuka bazamuka bajya ku ruhimbi, ubwambure bwabo butagaragara nk'ahabatsinda. So ni ukuvuga ngo rero hari igihe umuntu atambara ipantaro akambara ikanzu, ariko nabo ugasanga yambaye ubusa. Ni wambara ikanzu igushushanyije uko wavutse n'umwobo uri ku mubiri wawe ugaragara, uba wambaye ubusa. Hari ukwambara ikanzu ukayambara ari nini ariko ireberana, ku buryo uhagarara mu muryango umuntu akakureba uko uteye guhera hejuru kugeza hasi. Iyo nayo ntabwo ikwambitse. Niba wambaye umwenda ubonerana ureberwamo, ambariramo ikintu imbere gituma habamo umwijima, ku buryo umuntu amaso yatanyuramo mu ikanzu. Hari n'umuntu wambara ikanzu, kwambara ikanzu y'umweru ugasanga yambariyemo akenda k'imbere k'umweru kagaragara neza kose nkuko kari, uko nako ni ukwambara ubusa. Impamvu rero amapantaro yo yambika ubusa abantu cyane, ishushanya neza uko uremetse, uko ikibuno giteye, uko ibibero bimanutse, buri kintu cyose uko kimeze neza cyane. Nayo yambika umuntu ubusa. Hari izino nyine tights, leg warmers, kora, kwambara kora uri umuntu, habe n'abatoya, banini bo ni yindi story. Ukayambara ugashyiraho, uba wambaye ubusa, kuko uragenda umubiri uko ugenda, uko umubiri wizunguza, buri kimwe cyose kiba kiri hanze. Iyo yose ni imyambaro ituma ipromotinga icyaha mu bana b'Imana. None wamenya ni bangahe ku munsi ubukoranye n'abicyaha? Noneho wibuke ngo abakureba bagacumura bo bashobora gutaha bakihana.
umugabo ashobora kuvuga ati Imana narebye umugore ndamwifuza, narebye umukobwa ndamwifuza, ariko wowe ntubyihana kuko ntabwo umenya ngo ninde wandebye akanyifuza. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwifuje wese agasambana nawe mu mutima, muba musambanye icyaha mwese muzakibarirwa, uzagibwaho urubanza rw'abantu wagushije. Imana yo mu ijuru rero itugirire neza, iduhe ubwenge, iduhe gushishikarira gushakisha ibinezeza Imana kuruta ibinezeza twebwe, kuruta kubona compliment z'abantu, nkuko abantu bagushimira ko wambaye neza, ko bakubwira ko wabemeje, ko tukanezeza Imana yo mu ijuru. Jewe Mana, umutima wanjye nsaba ko Mwuka Wera yampishurira, ndabikundiye Imana ingaye, kuko mba nshaka kumenya ibyaha byanjye buri munsi kugira ngo myihane, kuko genda shaka ijuru. Nta kindi kintu kwisi ngamije, si ubukire bw'isi, si iki, kuko nta kindi kintu mfite mu isi. Icyo nifuza ni ukubona ijuru, kuko ntacyo byaba bimariye kubura isi nkayihoma, isi sinyirye n'ijuru rikananira. Imana yo mu ijuru rero itugirire neza. Ntekereze ko abari bafite ibibazo mushubijwe, n'undi wese waba ufite icyo abaza yakibaza, wakomentinga kuri video ukakibaza, cyangwa se wanyandikira email kuri kuri mandocreations@gmail.com, hanyuma tukagusubiza. Imana yo mu ijuru bagirire neza. Video izakurikiraho ndashaka ko dukomeza tukavuga iby'imbere, inyuma ndatekereza ko tubishoje. Shalom, ndacyabakunda kandi dukomeze gusengerana. Ibitekerezo byanyu ni byiza, comments zanyu ni nziza. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha.